batere story nigeze kurongora umusazi none umusazi maze iyo biraza mu kurongora kunezerwa wa mana oya ngo yagize ate warongoye burarongo ni Yakamwana Nzovu ni umwe mu banyarwenya bamenyekanye cyane mu Rwanda kubera impano yabo idasanzwe yo gusetsa no gushimisha abantu binyuze mu mashusho n'ibiganiro byabo bisetsa. Bashoboye kwigarurira imitima y'abatari bake ba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ubuhanga bwabo bwo gutegura urwenya rushingiye ku buzima bwa buri munsi bakabihuza hagati yabo bagakora ibiganiro bisetsa byatumye bakundwa cyane n'abantu b'ingeri zitandukanye. Uyu munsi wa none Yakamwana Nzovu bafatwa nk'abagize uruhare rukomeye mu guteza imbere imyidagaduro n'urwenya mu Rwanda. Gusa nubwo bakora uko bashoboye ngo badushimishe, ubuzima bwabo nibuba bworoshye. Kenshi abantu bakunze guca umugani ngo umuhini uvunikira umwuko. Ibyo bashaka kugaragaza ko hari umuntu ukorera mu nyungu z'undi, we ntacyo akura mu mvune z'ibyo akora. Ibi bihura neza n'ubuzima Nzovu na Yakamwana babayeho, nyamara umunsi ku wundi bakora ibiganiro bitunze benshi ndetse bishyira agatwenge ku maso ya benshi, kabaye n'ubwo baba bafite ibibazo bibakomereye. Aba bagabo bafite ubushobozi bwo gukora ibiganiro birenga 10 mu cyumweru kimwe gusa, kandi buri kiganiro bakozeho kikarebwa n'umubare w'abantu benshi cyane, dore ko bamaze kwigarurira imitima ya benshi. Ibi nshobora kubivuga ntubyumve neza, ariko mu kanya ndaje ngusobanurire. Reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Hano wageze ni kuri Next Hope TV. Njye wumva nitwa J12. Icyo ngusaba ni ukanda subscribe kugira ngo turebere hamwe amateka ya Yakamwana Nzovu, ubuzima bwabo bayemo kugeza umunsi wa none. Reka duhere kuri Gasore Pacifique. Uyu yamenyekanye nka Yaka. Yahoze akina filimi, akaba yaramenyekanye cyane ubwo yakiniraga Hasi banabanaga. Mu gihe Nzovu yari umwe mu barambye mu mwuga wo gukina filimi nyarwanda. Mu gihe Yaka yakinanaga na Hasi, yitayeho mu buryo bushoboka bwose, ndetse mu biganiro byinshi akunze gukora yemeza ko ari bwo aheruka kubaho mu buzima bwiza, kandi n'abamubona mu buzima bwa buri munsi bemeza ko iki gihe yarabayeho neza. Ku rundi ruhande, Nzovu yatangiye gukina filimi itari yatangira kugabura cyane, ndetse n'iyaherukamo ya Metero Nzovu ikaba itarakomeje. Ibi byatumye amikora akomeza kuba inica n'ikizi. Bahizi Venuste wamenyekanye ku izina rya Metero Nzovu cyangwa se Mr Elephant, akaba yaramenyekanye muri filimi nyarwanda zitandukanye, harimo yamenyekanye cyane nka Metero Nzovu ndetse n'izindi zitandukanye harimo na Zirarazishya. Metero Nzovu ni imwe muri filimi yakunzwe cyane ndetse ikanamenyekana ku rwego mpuzamahanga. Iyi filimi ivuga ku mugabo ari we Nzovu, aho atabara abantu ndetse arwanya n'abagizi ba nabi. Iyi filimi y'uruhererekane yarakunzwe cyane kubera ko iyi filimi yakinwe cyangwa se yasohotse mu gihe abantu bose bari mu rugo mu gihe cya lockdown, ikaba yarakunzwe n'abantu batari bake. Bahizi Venuste ndetse akaba azwi mu bikorwa byo gushimisha abantu ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, ndetse akanabinyuza mu buryo bwa stand up comedy. Mu kiganiro Nzovu yajyanye n'ikinyamakuru MI Impano, yavuze ko mu mwaka wa 2024 yakoreye amafaranga menshi, ariko ujya gusoza nta na make yari afite, bitewe n'uburyo bwo kuyasesaguramo mu bikorwa bitandukanye birimo kuyajyana mu businzi no mu ndaya, ndetse avuga ko amenshi yariwe n'abagore bagiye batandukanye. Ibyo bikaba byaramuviremo gutandukana n'uwari umugore we, mama w'abana be, ndetse akaba byicuza. Tugarutse gato ku mateka ya Nzovu, ku itariki 20 Gashyantare 2025 uyu mugabo yakoze amateka atazibagirana mu mitima y'abanyarwanda, aho we n'inshuti ye magara bita Yakamwana bagiye gukora igitaramo muri comedy show. Inzu yo muri comedy show iruzura, hagwishurwa amatike menshi ndetse bamwe babana aho bicara. Ndetse igitaramo kitabiwe n'abantu benshi cyane, harimo n'abasitari nyarwanda bagiye batandukanye. Kugeza aka kanya
Nzovu na Yakamwana ni ibyamamare mu Rwanda bidafite aho gutura, ahubwo aho basomeye icupa niho basinzirira cyangwa se bakarara mu ndaya, ibyo bita indangamirwa, dore ko bakora ariko inyishyu ikaba icupa cyangwa se ibiryo. Nzovu ufite umugore n'abana batari munsi ya 4 ntabwo gishobora kubitaho, nubwo abana aho bari babwiye ko papa wabo ari umwe mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda, kandi bamwe muri bo bakuze bakaba babyibonera. Nzovu aherutse gusura umuryango we yataye mu myaka yatambutse, aho avuga ko batandukanye kubera imico mibi yari afite, yaje yiyongera ku y'ubukene, hanyuma bibumira ku mirari. Aha mu byo baganiriye harimo impamvu yataye uwo muryango n'impamvu udafasha uwo muryango. Nzovu na Yakamwana bavunikira inyungu z'abandi. Ati gute? Urubuga rwa YouTube aba bagabo bakorera ibiganiro byabo byinjiriza ba nyiri konte za YouTube. Kabaye nubwo Nzovu cyangwa se Yakamwana baba bishyuwe, icyo bapfa ni uko ikiganiro kigera ku muyoboro wa YouTube bagacuruzwa. Urubuga rwa YouTube rufite uburyo butatu winjirizamo amafaranga. Reka ngubwire uburyo bahita bumva neza. Nuko ikiganiro cyangwa se video kuri YouTube cyarebwe n'abantu 1000 bo mu bihugu YouTube ikoreramo, byibuze nyiri igihangano yinjiza agera ku madolari 18, ubwo nari 24,000. Byibuze mu biganiro 10 Yakamwana Nzovu bakora mu cyumweru birebwe n'abantu batari munsi y'500 kuzamura. Ubwo muri ibi biganiro byose birebwe n'abantu 100,000 bari mu bihugu bikorana na YouTube, bakwinjiza amadolari 1,800, ahwanye na miliyoni 2 zirenga. Nyuma yo gukora akazi gashobora kwinjiza miliyoni 2 mu cyumweru kimwe, Yakana Nzovu barongera agasura mu buzima bwo kuba mu tubari no gutaha mu ngo z'indaya, dore ko magingo yangaya Yakamwana ahantu afite ubwenge ku musaya, ndetse na Nzovu wabona umunsi ku munsi akaba atazi yabo, ahubwo imubajije ibya Yaka akubwira ngo iyo ushaka Yaka umuhamagara ku kabari yarasindiyemo. Uretse kuba badahabwa ibyo binjije mu buryo bukwiye, Nzovu na Yaka bakunze kubanza gusindishwa mbere yuko bakora ikiganiro kugira ngo kize kuba gisekeje kandi gikurura abantu. Kuri iyi ngingo hari nubwo abahaye inzoga mu kiganiro mu rwego rwo kubakuramo inkuru kuri iki kiganiro. Ubwo gasore Pacifique uzwi nka Yakamwana yajyaga kumva urubanza rwa Miss Muheto Divine agahita anatabwa muri yombi, byatuye n'imvuru yateje ku rukiko. Nyuma yo gusoma inzoga imwe gusa ya Petit Mitsingi yahise ituma atangira kuyagara. Ibyo byose byumvikanishe neza ko nubwo bahabwa inzoga ngo bakore ibiganiro ntabwo baba banyoye byinshi, ahubwo na kamwe karahagije kugira ngo bakorere amafaranga bifuza. Si ibyo gusa, ahubwo hari n'igihe benshi bagaragaza amashusho ko babafashije cyangwa se babagaburiye, nyamara ntibanabihabwe, ahubwo bakabikoresha mu buryo bwo gukurura amarangamutima y'abantu babareba gusa. Kubera ubusinzi n'indi mico itari myiza, byabujije Yaka amahirwe yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byatumye uwamureberaga uzi nka Asiya amusiga mu Rwanda, hanyuma ntiyongeye gushobora kwiyitaho no gufata umwanzuro ukwiye. Nzovu nawe ni umugabo w'umugore n'abana, ariko akaba yarabataye, aho avuga ko mbere ari ubushobozi ndetse no gusinda, ariko nyuma yaje gufata inzira yo kugana indangamirwa kuruta gufatanya n'umugore we kurera abana nk'uko bahora babimushinze. Gukora ibiganiro si bibi, gusa ikibazo ni uko ibiganiro bakora byinjiriza agatubutse ba nyiri za shene, ariko bakomeza kuba mu buzima bugoye, na duke babonye bakatumarira mu nzoga. Ngayo nguko rero, ngayo amateka ya Yakamwana na Nzovu, bamwe mu banyarwenya dufite mu Rwanda bakunda gusera cyane. Nawe dusohoye ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze kubana natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.